rero ico twakivuyeho twanzuye uko ari uko bigomba kugenda. Ikindi twatekerejeho cyane tunakomeza kubwira abakunzi bacu, abafande bacu dukunda cyane, mureke kugiva ngapu, mukomeze urugamba iyo rugeze mu mahina ruba rugiye kurangira. Ndabakunda cyane. Ijambo ry'umwaka riravuga ngo tugire aho tuva, tugire naho tuja, dutere intambwe mu byo dukora, kariya yawe yose wumve ko hari ikintu kigomba guhindukamo. Imbaraga z'amasengesho. Twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba Ndera TV, ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri ni ibisanzwe kuri Mike muri kumwe nanjye Ingabire Jennifer, ntibirahinduka cyane, ntibiteze no guhinduka. Mbanje kubiyegereza mwese aho muri hose, mbifuriza umwaka musha muhire wa 2024. Bajya bavuga ngo umwaka utari uw'igihabwa ngo uzumera neza. Ese namwe niko muri kubyitegura? Twumve ko 2023 izaba itandukanye cyane n'uyu turimo. Rero mbifurije umwaka musha muhire aho muherereye hose. Abakunzi banjye yambu cyane, mumeze neza? Ese ntimwari munkumbuye? Ese mwebwe iyo mubonye umuntu atinze ntimuza mumuhamagara? Narahebye n'inshuti ngira. Ariko tukiraho ndabashuje aho muherereye hose, ibihugu byinshi bitandukanye mugiye murimo, abari Burayi, abari muri Canada, abari za Amerika, abari mu Rwanda, abari Burundi, cyane cyane abari iwacu. Aho niho tuza tugera tukumva ko dutinze cyane. Namwe ndabaramukije aho muri hose cyane bafande. Nonge aho gano sinzogasiga kugeza umunsi tuzaba turi iwacu. Rero nongeye kubasuhuza cyane. Uyu munsi ni ibisanzwe, muranyihanganira abatumirwa banjye bagiye bajya mu duce dutandukanye, ariko ejo n'ejo bundi tugomba kuzaba turi kumwe. Ariko mwambwiye ko nibi bihagije kuba naza nkababwira andi makuru agiye atandukanye, nabyo n'andi makuru mukeneye kumenya. Nongeye nagarutse ubushize twari turi kumwe tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. N'uyu munsi naje, ariko mbere yuko tujya kure tugiye kuganira, kandi namwe munganirire muri comment. Ese uyu mwaka ni iki mwifuza ko twahindura kuri Ndera TV? Cyase ni iki mwumva twakongera kuri Ndera TV? Ngo umwaka musha ni ibintu bishasha, mwaka musha ni intego nsha. Rero tuguhaye ikaze, feel free ugende wandike uvuga ati Jennifer nifuza ko iki kintu gihinduka, ndifuza ko iki mwacongera, ndifuza ko iki mwagikomeza. Uyu ni umwanya wo kugira ngo nongere kubibutsa, nongere kubinginga kugira ngo namwe muvuge uko mubyumva, kuko rega nje ndi hano kubwanyu, mudahari sinoba mpari. Rero niyo mpamvu nkomeza kubabwira ngo muhari nanjye ndahari, mudahari twese twaje muri gahunda zacu zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none tutizimbye mu magambo, icy'ingenzi cyari cyo kubasuhuza no kubifuriza umwaka musha muhire mu byo mukora. Reka uzababera umwaka w'umugisha, uzababera umwaka w'ibisubizo cyane pe. Ariko ntakuyeho kano kantu. Hari umugabo umwe ejo bundi yarari gushima, aravuga ngo ndashima Imana ko uyu mwaka utagenze neza. Uyu mwaka ko nagiye mpura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko turashima Imana ko twabiciyemo. Rero mboneraho kubwira nawe aho uri hose, ahari ubwo bitagenze neza, senga Imana uyibwire ngo Mana ndifuza ko wampindurira amateka. Umunsi ndi mu nshusho yo kubwiriza, sinzi niba ngombwa turanabwiriza. Rero mu by'ukuri hari uburyo ushobora gupanga gahunda zawe z'uyu mwaka, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ntibigende uko nguko wabitekereje. Nicyo nkubwira, icyo nkwifuriza, icyo nkukangurira ni ukugira ngo ejo byaba ari byiza, ejo bikaba bibi, ejo bikaba ari bibi, ejo bikaba byiza. Rero icyo utazageraho bidatewe n'impamvu zawe uzacyakire. Turi mu isi yuzuyemo imibabaro, yuzuyemo agahinda. Rero ariko iyo wakiriye ikintu, iyo watahuye ikintu, biba byoroshye cyane, biba bisa nkaho uhita ubona ko ibintu byose ari ubusa. Rero mu by'ukuri nubigeraho
tuzafatanya nawe gushima Imana, kandi nutanabigeraho tuzibaza se niki cyabiteye kugira ngo gihinduke. Rero impamvu yose izaba itaguturutseho, cyane cyane ko natwe ubu nyine yo kubaho nk'urugero ukaba ati ndifuza kuzabona akazi keza, ariko ukaba nta byangombwa ufite byatuma ubona akazi, iyo si impamvu yawe. Rero uzihangane, birashika. Ni mwisi, turi mwisi, kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ngo muri biraranze ngo Daniel ngo yigeze kububona ngo bituma adatinya ngo kuribwa n'intare. Rero nawe ujye utekereza ko ibyanze uyu munsi ejo bizakunda, bigutere kudatinya, bigutere kumva ko ushikamye, bigutere kumva ko ibyanze ejo bizakunda. Icyo cyo rwose ntangiye nkibabwira tutarinjira cyane no mu kiganiro cyacu, nkubwira ngo uyu mwaka uzakubere mwiza, kandi nutaba mwiza uzasenga Imana ubibwira ati Imana gera icyo ukora ku buzima bwanjye n'ubuzima bwa famiye yanjye. Abantu bo kuri Ndera TV ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza uko bukeye n'uko bwije. Tukiri aho rero tugiye kuvuga amakuru namwe yagiye trending hano hanze. Niba ndi buhere kuyihe ndikumva yambanye menshi, ariko reka duhere kuy'umugabo umwe n'umugore umwe twabonye mu bikorwa bitandukanye kandi byiza. Abo ni bande? Bavuge mu mazina cyane namwe mwabatekereje. Ni umugabo uzwi nka Gapangwa. Ra mugabo ukomoka kuri BMC, turamushimiye mu gikorwa cyiza yagiye akora afatikanyije na Nyakinshasa. Yambu cyane ba data na ba mama, mwagize neza, mwakoze igikorwa cy'ubutwari, turabashimiye. Kuko kuri gusangira n'abapfakazi n'imfubyi, ndatekereza ko kwa mbere bagiye ku ishuri, biriya bikorwa mwakoze byo kubahereza amakaye, amakaramu ndetse na baga zo gutwaramo ibintu, ni igikorwa gishimishije. Ese ubundi mwaretse tugakora competition kuri icyo kintu ra? Cyari igitekerezo, ni mu gikunda muraza kumbwira, kugira ngo icyo ushoboye icyo ufite ugisangire n'abandi, byaba byiza kurushaho. Rero turabashimiye kabisa, mwashoje umwaka neza, mukoze igikorwa cyiza, kuraje cyane, kandi naho mwakuye Imana ihongere, n'abantu babateye inkunga tutabibagiwe, mwagize neza, turabashimiye bivuye ku ndiba z'imitima zacu, mwagize neza. Ikindi kintu tugarukaho cyane cyo kirashekeje kandi kiranatangaje ku bintu bijyanye na Murenge Award. Mwabagabo mwagize neza, mwaremeye abantu za Noel na za Bonani. Ukunda tekereza ko abantu batwaye zira faranga, kuye ko nta wosanga zarashize cyangwa zigihari, nta uza amakuru yazo, ariko abantu bagiye batubwira batandukanye, batubwira ngo ifaranga ari ikintu zakoze, ariko ikintu cyose kiba ciza ngo kandi kikagira ikibi. Tugendeye kuri kudufaza abantu baza bagenda bavuga ngo ikintu cyoba ciza cyangwa kikaba kibi. Mboneraho kubaza abantu, ese ziriya award zagiye zitangwa ko akenshi zibanze kuri komite yateguraga biriya bikorwa, kubera iki? Hari question mark. Se buriya ntago hari abantu nkatwe dufite impano, ziriya award zaducitse zigahabwa abandi? Nyamara wasanga hari ahantu turahatekerezaho neza, ariko nanone tukagaruka aho ngaho, se niba byaratanzwe muri komite, ko hari umugabo umwe twabonye utaratambutse, turamusuje hari we ko atatambutse mu bantu bari guhabwa ziriya mpano. Mendi mind, ese iwe ntagarumva basi nubwo ataba umuakta mwiza, tiyoba umuvuga ubutumwa mwiza. Ese atabaye ibyo byose ko tumuzi nko umunyamakuru mwiza cyane, ese kubera iki Aimable ari watwaye kiriya gikombe? Rero tugarutse kuri biriya bintu tuzasesengura neza, tuzashaka bamwe mu bantu batwaye biriya bikombe batubwire ese bari babizi cyangwa byagenze gute.
uriya mugabo ninde witwa siko mwibagiwe Abdedo Dibo kuri urandusha kwakitinga kweli ko naje mbizi ko no kurusha ko ari we wagitwaye ubwo nawe uzadusubiza muri comment ariko nanone muri rusange tuboneraho kubashimira bari abagabo bagize neza Samu na se wa regent na ariko nanone ntekereza ko batekereje ikintu ciza ndabubwiza kuri zira faranga iconze ico zakoza akazi muri no miss rero turabashimiye cyane ariko aho kantu butaha bazakatubwireho neza kuntu komite yose yo twari ibikombe ico kintu kiratangaje ariko wenda mu byukuri wasanga ari n'impano mboneraho gushimira akana k'agakobwa katambutse hariya Mutoni Toni nawe yatambukanye igikombe c'umuntu uvuga imivugo myiza ariko wenda we byarumvikana ko nta wundi competitor yari afite ariko nkayo mabura ashobora kuba yarantwara igikombe cyangwa se n'abandi nkabo rero iyo nayo ni inkuru ya trendinze mu minsi yashize tukiri aho wenda kugira tunahavireho rimwe ni kuri Miss Murenge 2023 hey 2024 ubungubu nibwo nyine agiye gukora hari ahantu nuko ntarindi aho hafi nari kubashakira amakuru afatika agaragara ariko kuba ko ntari hafi nta makuru nabwiwe cyonzi cyo ari abajaji haciye wambaye nukuri ibyo babwira nukuri hariya rwose nabonaga bari abana bose ari beza bari abana bose bari gusubiza neza rero bari bakoze akazi kadakomeye gusa duhereza congratulation kuri Deborah wegukanye rira kamba rya Miss Murenge icyo tumusaba no kugira ngo ahindure ubu intego dufite no kugira ngo tuvaho twari turi tuja handi dutera intambwe imwe tuja handi rero ibyo Miss ubushize atakoze turamutera courage kugira ngo nawe azabikore kandi abikore neza kurushaho rero icizere abanyamurenge bakugiriye nawe ntuzagipfushe ubusa courage cyane kandi congratulation na kabiza hari ahantu kuba waratambutse ibintu bitari byoroshye kandi wabikoze neza Deborah congratulation boneraho gushimira na manda y'ubushize ngo yabaye nabonye bari bambaye neza cyane nakomeje kubikurikirana nabo nabantu bakoze neza ibikorwa byinshi byabo byagiye bigaragara Sabina Nita nabo ntekereza ko uyu munsi wa none turi hano nabo bafite ikindi gikorwa bahagarariye rero turabashimiye cyane tukiri aho ngaho murambabarira tugiye gusoma comment z'ikiganiro kimwe na kimwe cyagiye gicaho twumve ko abantu bari kukivugaho ese mwarabikunze cyangwa ntimwabikunze tumenye uko bigenda icyo kiganiro cyabaye ejo bundi bari kuvuga cyane ku bantu twari twabiteyeho comment tubavuga ati abantu bashaka abagore benshi cyangwa bashake muri kubibona gute ariko twaje kwanzura yuko muri comment abenshi baravuze ati rero tureke ibyo gushaka abagore benshi kugira tutazateza conflict mu muryango ariko tubyare abana benshi rero courage cyane Lega imani Mungu akileta mtoto analeta sahani yake musijari rwose Imana kabisha ntago yo kwemera ko abana baza kwisi kugira ngo babure ibyo barya n'ibyo bambara rero icuco twakivuyeho twanzuye uko ari uko bigomba kugenda ikindi twatekerejeho cyane tunakomeza kubwira abakunzi bacu abafande bacu dukunda cyane mureke kugiving up mukomeze urugamba iyo rugeze mu mahinaro rugiye kurangira ndabakunda cyane tukiraho nkomeza gushimira abantu bakomeza kugenda bakora subscribe share and comment mutubwira uko mubyumva turabashimiye cyane buri ikiganiro cyaje kigacecekana none munda zagira ngo yagikoreye ubusa rero mu byukuri turabashimiye cyane nsa nkaho ngana no ku musozo ijambo ry'umwaka riravuga ngo tugire aho tuva tugire naho tuja dutere intambwe mu byo dukora kariya yawe yose wumve ko hari ikintu kigomba guhindukamo kandi
nubona byanze reka uje mu bindi naje nimbona ubunyamakuru buranze nzaje kuba umuMC nimbona biranze nje kuba umuhinzi nimbona biranze gutyo kugira ngo turusheho gutera imbere mu buryo bumwe n'ubundi mu buryo bw'umubiri tutibagiwe no mu buryo bw'umwuka nkiraho mboneraho gushimira abapasiteri aho muri hose muri abantu b'agaciro muri ababyeyi bacu mu buryo bw'umwuka ndabashimiye aho mugeze mukora mutuma abana bakura kandi bagakurira mu gakiza rero aho muri hose ndabashimiye ba posto bagiye batandukanye bagitwaza bantu nyine ejo bundi nabonye na Christophe yasengewe ku yindi step nawe pastor tuguhaye congratulation ubu ni apotre nyine biri kugenda bidukora ku mutima kuko impano zacu kuba tuzifite no kuzibyaza umusaruro rero turabashimiye aho muri hose mukomeze mukora umurimo w'Imana neza kandi Imana izabashoboze gahunda namwe mwihaye no mwaka zizarushaho kugenda neza ngarutse muri industry sinasoza ntayivuzeho yemwe mwabantu mwe mureke dukore cyane kuko nibyo bitugize uyu munsi wa none abasenga basenge noneho buri wese mu mpano ye abakina filimi muzikine abanyamakuru dukore cyane ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye reka nsoreza ahangaha kino kiganiro cyanjye n'ubundi cyari cyo kubifuriza umwaka musha muhire mu byo mukora byose ntago ndi buvuga ibintu byinshi ibindi byinshi tuzakomeza tugenda tubivuga uko uyu mwaka turi kumwe 5 kuri 5 cyangwa 100%, ntago nzabatererana namwe ntimuzantererane rero icyo nsoza mbifuriza n'umwaka musha muhire mu byo mukora mu byo mutekereza bizarusheho kugenda neza ndabakunda I love you so much guys ntacyo mfite nubaha gusa aho nzogeraho nokibaheza nzokibaha sinzoreka rero muri ubwo buryo dushimira umuntu wadufashije kuri kamera zacu kuko sino kwishutinga ngo mvuge byose sino bishobora rero turamushimiye yagize neza kubw'ubwitange bwiwe kandi nawe umutima wiwe azokomeze tumuvuge mu izina tumureke ariko reka tumureke mu mpamvu z'umutekano wiwe yagize neza kuri kamera cyangwa se kuri microphone mwari muri kumwe nanjye Ingabire Jennifer kuri Ndera TV ndabakunda cyane nakagaruka.